Mhm, mhm. Eh, azatsinda, azatsinda da, azatsinda. Azatsinda ni nyagutsinda, azatsinda ni nyir'intsinzi, kandi azatsinda ni nyir'imitsindo. Niwe mubyeyi watsindiriye u Rwanda neza, yarutsindiriye kwimarara, arutsindira umutekano, arutsindira amahoro, arutsindira iterambere. Mbega byose niwe wabitsindiriye. Haravuga ati rero Rwanda rwanjye marara, kandi banyarwanda namwe mwemarare, umuturage ku isonga, inkotanyi naje nje kubikemura. Noneho rero mwokagira injisho imwe b'abasore bituza, b'abakobwa beza cyane, mwese mugire gutya mukobera amayogi, mwokagira injisho imwe, muhamirize numva umurindi uva mu mirundi yanyu. Ku itariki zingahe? 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, muzabe muri ahirengeye, igikumwe ku gipfusi. Ndabeshya? Ni ukuri ngenda biza azatsinda, azatsinda ni nyagutsinda. Nkunda kuvuga rubangukana bigwini, sinywa inzoga, sinywa itabi, sindaguza, sinterekera, simbandwa, ariko ndagena. Azatsinda rero, nizere ko nawe uri kuvuga ngo azatsinda, kuko gutsinda ko yamaze gutsinda, nahoze mbikubwira ngo ni nyir'imitsindo. Ngaho rero maze natwe tuyamuhundagazeho, twongere tumubwire uti mubyeyi ganza, kandi uganze mu rwawe, n'ubundi uganje mu bawe. Amahoro rero.